banyagiye ibitego bitatu byashoboka no kuba byinshi kurushaho byereranije n'amahokazio mwabonye ni surprise ahari kuri bo ntago ari surprise ko urebye ukuntu tumaze igihe twitwara ngiye ndebye na caractère abakinnyi bari bafite muri iyi minsi ukuntu twitoza dufite icyizere ko dushobora kwitwara neza muri uyu munsi yari match igoye cyane ko ikina n'ikipe nka Rayon Sport nago wazongura itsinda ariko mentalement abakinnyi bari bari hejuru cyane kurusha ba Rayon Sport. Tactiquement wifuza ko bakina gute Rayon Sport wayiprofise hehe yari ifite nagenye Rayon Sport ni ikipe nziza ifite abakinnyi bashobora guhanahana neza ariko twagerageje ku buryo twabima umupira tukagira control ya ballon muri zone yabo kuko iyo ufite control ya ballon muri zone yabo ntacyo bagutwara babuki bakora bagatangira gutakaza umupira ko bishakiye ko byanatuviyemo no kubatsinda igitego cya kabiri ko batakaje umupira atatu bataka n'icya gatatu. nta kidasanzwe dufite ikipe ikiri jeune umwaka ushize tutakaje abakinnyi batandatu mubanza mu kibuga yari insha cyane kubaka rero ntabwo byoroha hari igihe utangira abakinnyi bamwe na bamwe batari confirma ariko ko tugenda turushaho gukina bagenda bagira confiance kandi abakinnyi beza ndakeka ko bazagerageza kwitwara neza kuruta uko bitwaye neza n'uyu munsi. Coach umunyezamu wawe Jarike afite imvune afite ikibazo mu rutugu rw'ibumoso byatumaga buri gihe cyose uko yikubitaga hasi yababaraga cyane bigatuma atinda hasi bije no kumuviramo karto y'umuhondo mu minota ya nyuma ikibazo cye giteye Jarike ubavuye mu mvune aracyafite ubwoba bwo kuba yagwa kuko kenshi hari igihe yikanga ariko yarakiza ameze neza yamaze match hafi nyadakina ariko bameze neza. Coach kuba mutsinziriye ibitego kuba mutsinziriye ubwabyo si gitangaza ariko kuba mutsinze bitatu kuko mugenzi wanjye yavuze mu kayinyagira wenda Marina ariyo yari imenyereye gutsindwa byinshi mu Rayon Sport abantu baravuga bati ni gitangaza ni ikintu mubona gifite isura yindi mu mupira wa Marine muri rusange. Tapi vere burya niyo igaragaza uwabasha gutsinda cyangwa utatsinda byose wabonye match kuntu yari imeze wameritaga gutsinda wamubonaga twecyo twishimira nuko twatsinze match ntabwo twavuga byinshi twatsinze Rayon Sport turishimye ariko turacyafite urugendo rurerure imbere yacu. Match kurikira murakira Kiyovu Sport kuri Stade Umuganda coach niki noneho wabwira abakunzi b'umupira w'amaguru abakunzi b'ikipe ya Marine izaba ari match nziza ko tuzakina n'ikipe nziza ifite ubusatirizi bwiza cyane ntabwo izaba ari match yoroshye kuri twebwe turabizi cyane ko Kiyovu ukuri ko tukitegura naturayiteguye ko nk'ikipe ikomeye. Coach umuhungu witwa Fiston Ishimwe ntabwo mu mageneration atandukanye yagiye ahinduranya agenda ava muri Marine ntabwo ari masohoka kandi urwego ari nk'urugendo uko umwaka utashye urugendo ruba rwiza kurushaho n'uyu munsi ntekereza ko agize uruhare mu gukirinda game kuba ari we wishe Rayon Sport muri rusange igihe niki ngo iyi sezi ya nyuma muri Marine cyane ko ari ikipe izwiho kurera gusa ikarekurira abandi. Fiston amakipe yaramunyifuzaga umwaka ushize ko tuanze kumurekura kuko twifuza ko arangiza kaminuza kwanza ararangiza uyu mwaka narangiza kwiga tuzamuha go ahead ajye mu ikipe noneho nkuru aranasoza amasezerano y'umwaka ya